nubona ibimenyetso bitanu, uyu munsi ndabwira umugore uri mu rugo washatse wubatse, nubona ibimenyetso bitanu ku mugabo, cyane cyane mu mivugire, uzamenye ko wishe ibintu, uzamenye ko washenye urugo. Buriya umugabo utishimiye mu rugo rwe, umugabo utanezerewe mu rugo rwe, umugabo utishimiye umugore we, iteka ahorana izi mvugo. Reka mbanze zivuge hanyuma mbisobanure n'ikiba cyabimuteye. Izi mvugo zigira ngo ntacyo umariye cyangwa ntacyo umaze. Ndabashuje bakunzi bacu, bakunzi ba Mama Queen, bakunzi ba Isanamitima TV, ndabakiriye muri studio za Isanamitima. Nari mbakumbuye, hari hashize iminsi tutari kumwe, ariko ndashimira ko ndi amahoro, nizere ko namwe ari amahoro. Hanyuma rero ndabashuje ngira nti shalom shalom, mahoro y'Imana abane namwe mwese bakunzi bacu aho muri ku isi yose. Munyemerere rero dusenge nk'uko uwo muco wo kubaha Imana wacu uri, kandi niko bizahora. Duce bugufi dusenge. Uwiteka Imana, ndagushima ndaguhimbaza ngo icyubahiro, ndavuze ngo urera, ndavuze ngo urakiranuka, uri Imana yaremye isi n'ijuru, icyubahiro cyose nikikugarurirwe kandi kiguhabwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Bakunzi bacu rero nukuri ndabashimira uburyo mukora subscribe, uburyo mukora share, ndabibona ko turi kumwe no muri comment rwose. Isanamitima irimo iratera imbere ku bwanyu, ndabashimiye cyane cyane. Ariko reka rero nihute ngere ku nyigisho zacu. Nk'uko mubizi ko Mama Queen abaje kwigisha inyigisho z'umuryango. Topic y'uno munsi rero ni topic abantu benshi tutari bubivugeho rumwe cyangwa mutari bubivugeho rumwe, ariko ni ukuri kuzuye. Mba nakozeho ubushakashatsi mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa experience. Yego, haravuga ngo nubona ibimenyetso bitanu, uyu munsi ndabwira umugore uri mu rugo washatse wubatse, nubona ibimenyetso bitanu ku mugabo, cyane cyane mu mivugire, uzamenye ko wishe ibintu, uzamenye ko washenye urugo. Buriya umugabo utishimiye mu rugo rwe, umugabo utanezerewe mu rugo rwe, umugabo utishimiye umugore we, iteka ahorana izi mvugo. Reka mbanze zivuge hanyuma mbisobanure n'ikiba cyabimuteye. Izi mvugo zigira ngo ntacyo umariye cyangwa ntacyo umaze. Cyane cyane haba higanjemo imvugo ivuga ngo uransuzugura, ugira agasuzuguro. Iya gatatu iravuga ngo ugira inshuti mbi, ugira inshuti mbi. Iteka ugasanga aranagukanira, aranakubwira ati izo nshuti ni mbi, aranakubuza no kugenda, aranakubuza no kugendera mu bigari. Hanyuma iyindi iravuga ngo se ko wize
ko kera wari uzi ubwenge kuki nsigaye mbona nta bwenge ugira iyindi iravuga ngo ese nta bajyanama ugira, nta bakuru b'iwanyu. Izi mvugo uko ari eshanu umugabo yajya kubikubwira aba yamaze kugukura mu mutima we pe, aba yagukarishije ahantu. Uti rero biterwa n'iki mama kwe? Ni ukubera iki umugabo mwashakanye agukunze nawe urabyibaza uyu munsi aho uri? Umugabo mwabyaranye cyangwa mutarabyarana kuki ashaka kukubwira zino mvugo zimeze nk'itoteza zica mu mutwe zitera turoma? Ni ukubera iki? Ariko impamvu nta yindi, ni impamvu mpora mbabwira yo mu cyumba. Ni impamvu y'abashakanye. Iriya mpamvu yo mu cyumba iyo itagenze neza ku mugabo, iyo utabyubashye, iyo utabyubahishije, iyo wamukaniye, nizi ngaruka bitera mu rugo. Abagabo ntago bakunda kuvuga, nkunda kubabwira, ntibagira n'amagambo menshi, ariko ashobora kuvuga ijambo rimwe muri yose akakubwira ati ngiye mbona nta bwenge ugira, bikaba bikubiyemo icyo ashaka kubwira icyo ari cyo cyose. Ubwo rero waba utazi irangaje cyangwa waba utazi ururimi rw'abagabo, ntumenye icyo avuze, ntumenye icyo akubwiye, byibuze ngo unikosore, ahubwo ukabazwa na rya jambo rikagutoromatiza bikarushaho kuba bibi. Noneho ukavuga koko nta bwenge ngira, n'amashuri nize, n'akazi nkora, n'ukuntu nitwara, n'ukuntu nakuze bambwira ngo ndi umunyabwenge, ndi umuyobozi ahantu, umugabo akambwira ngo nta bwenge ngira. Iyo ni torutire ikomeye, ni ingaruka abagore barimo muri iki gihe. Ariko mu by'ukuri abagabo nabo nizo ngamba bafashe, kubera ko nta kindi ari bugukorere, ari bugukubite, ntari bukwirukane mu rugo rwawe n'urwanyu mwese. Ntibakunda kuvuga, kenshi umugabo ajya no kuguhamagarira abantu kugira ngo akurege ibyo bintu byakomeye, ndetse yanabahamagara akababwira ati umugore aransuzugura, ntavuge n'ikibazo nyirizina. Ntabwo abagabo babivuga, aransuzugura, bati se gusuzugura gute? Ati ntago anyubaha, agatanga izindi mpamvu. Ndagira ngo ibi bintu nubyumvana umugabo mubana mwashakanye, ujye umenya icyo akubwiye, ujye umenya rangaje y'umugabo. Kuko narabigisha ndababwira nti kiriya cyonyine nicyo cyatumye uva iwanyu. Inshingano nyamukuru y'urugo iyo idatunganye, iyo utayihaye agaciro, iyo itakozwe neza, iyo uzanye za ndarushye zo mu buriri, uba usa nkaho nta cyakuzanye, nta kiba cyakuzanye, ntabwo ubuze icyakuzanye. Niyo mpamvu rero umugabo ashobora kubwira ati utwana umukozi, ako nayo nakibakiwe. Ashobora no kukubwira ati utwana umukozi, kuko ku mugabo wamwishe, ku mugabo wamuje uburenganzira bwe, afitiye uburenganzira yahawe n'Imana naturale. Umugabo aba yapfuye mentale, aba yapfuye mu mubiri, aba yapfuye wese, ntabwo aba ariho.
nabigishije ingaruka mbi za kiriya gikorwa iyo kitagenze neza ku mugabo no ku mugore, ariko cyane cyane abagabo baba affected cyane ku buryo apfa no mu bwonko. Kenshi n'iryo jambo ajya kurisohora atazi n'ibyo avuga, byamurenze. Ubu rero niyo nkoni babakubitisha. Iyo utamenye ubwenge uvuge uti nishe ibintu, wigarure ubitungane, wumve zino nyigisho za Mama Queen uzishyire mu bikorwa, n'abandi babyigisha. Nsigaye mbona hari n'abandi noneho ngira ngo ninjye wabatinyuye, kuko ntangira kubyigisha nta wundi nabonaga ubivuga. Ariko abantu bose baje kubona ko aricyo kibazo cy'ibibazo, ariyo ntandaro y'ibibazo biri mu miryango. Rero mu by'ukuri bagore, nimwe mbwira bagore bacyubatse, bagore bakibana n'abagabo, nubona umugabo akubwira bino bintu bitanu, ujye umenya arangaje avuze. Niba uzi ubwenge uce bugufi wikosore, utunganye ibyo wishe. Ariko nukomeza kugangarara, nukomeza kutumva no kutumvira, nukuri n'Imana izakureka. Bibiliya iravuga ngo nimubura ubwenge nzabareka. Ubu ni ubwenge buhanitse mba mbigisha, kandi nta minerivare mbasaba. Njye namaze kubona iyi si aho igeze mu bihe bya nyuma. Ntabwo abantu bakunda ukuri, ntabwo abantu bakunda ibintu by'akamaro nk'ibi by'agaciro, ahubwo usanga bahururiye bya bindi bidafite n'icyo byigisha, bidafite n'icyo byungura umuryango, bidafite n'icyo byungura sosiyete, bidafite iterambere. Ariko nk'izi nyigisho z'ubwenge za Mama Queen Imana imunyuzamo akabagezaho, ugasanga zirakurikiranwa n'abantu bake, birababaje. Narabwiye ngo ngewe ikintu gisenya umuryango nzakivuga uko kiri, kandi nzavuga ukuri, sinzaca hirya no hino. Umugore niba warahagurutse ugiye gushaka umugabo, ubaha inshingano nyamukuru y'urugo. Nutayubaha uzahora uri muri torotire, uzahora ukubitwa inkoni. Ngo ntimujye kubitwa, ubu sizi zo si inkoni. Nose umugabo we yagira ati yakora iki se? Kucira injiji amarenga mari bino, arabikubwira se mu rurimi wumva bwo witeguye kubyumva. Niba ubona udaha agaciro icyakuzanye, uragira ngo agira ati, niba utazi icyakuzanye uragira ngo akore, ngo ntaba yambwiye, ngo waje utazi ibikuzanye ujya he? Wahagurutse ujya gushaka utazi icyo ushaka se? Reka ndekeraho. Mbavugana n'abantu bakuru kandi bazi ubwenge. Nshimira abagore bumva izi nama zanjye bagahindura. Ndabashimira cyane abagore b'ubwenge bankurikirana. Nshimira abagore bumva izi nama bakampamagara bakambwira ati Mama Queen se ku bintu twabyishe noneho tuzabigarura gute. Ndabashimira cyane byimaze. Ndagaya abantu b'abagore bajya muri comment bagatukana nkaho baciye bugufi bakumva bakumvira. Ndabagaya cyane, namwe mwigaye. Ariko ikintu mbashimira cyangwa nshimira abagore b'ubwenge, bamaze guhinduka kandi bamaze guhindura ingo zabo. Kuko abagabo buriya ntago bagoye pe, aho uhinduriye ibintu ni wazi. Mubahe ibyabo, murabimira iki? Ko babifiteho uburenganzira, ko ari cyo cyakuzanye, ko ari cyo kibahuza, ko ari cyo kibagira umwe. Uramwima umubiri we kugira ngo ajye kuwushaka. Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agira we mugore, na buri mugore wese agira we mugabo. Uramuhereza gusambana se kujya kubishaka hano? Mu by'ukuri njyewe umugore udatunganye iriya nshingano nta n'icyo twavugana. Mpita nyirabishwi, ngo ntibanterese, ngo ntibandoma sinze nte. Kiriya ni igikorwa ngirirana.
muba mugomba gufatanya mwese. Baragutereta se, uri mwanya wo guterete, uratereteka se, ahubwo urafatika se, urahari, ahubwo se wabihaye agaciro, urabizi. Ntabwo utereteka, ntabwo ufatika. Kandi nawe watereta umugabo wawe n'uwawe, ibyo wamukorera byose byiza muri icyo gikorwa uremerewe. Kandi narabwiye ngo biramushimisha cyane cyane, bigatuma gukunda birengejeho, kuko uri umugore w'ubwenge n'Imana irakubaha iyo umeze gutya. Ariko kino gikorwa itacyubahiriza niwe Bibiliya yita umupfapfa. Reka ndekeraho, Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha, turi kumwe, inyigisho zacu nakagaruka. Shalom, shalom.